ugishyigikira abicanyi. Hari n'abandi bashyigikira abicanyi bakavuga ngo bari mu mavuta, abicanyi kabombo, ugasanga umuntu ashyigikiye abicanyi akavuga ngo ari mu mavuta. Ni gute waba ushyigikiye abicanyi cyangwa uri umwicanyi ukavuga ngo uri mu mavuta? Ni igihe cyose utarabona umuntu nk'ishusho y'Imana nka mugenzi wawe uwo ari we wese, umugufi, umuremure, inzobe, igikara, umuzungu, umwirabura, igihe utarababona mu ishusho y'Imana, menya neza kuko burya ntabwo urambara umwambaro wo kwera, ntabwo urakaraba, wowe uracyari mu ivanguramoko ukavuga ngo narasizwe, uracyari mu bicanyi ukavuga ngo narasizwe, uracyari mu ivanguraruhu ukavuga ngo narasizwe, uracyari mu bureba barebare n'abagufi ukavuga ngo narasizwe, uracyayobora itorero ry'ubwoko bumwe ukavuga ngo narasizwe, uracyari umuntu wanga andi moko ukavuga ngo narasizwe, uracyari wa muntu utashyingira ubundi bwoko mudahuje ukavuga ngo narasizwe, uracyari wa muntu unenga ayandi matorero ukavuga ngo warasizwe. Ntabwo urasirwa, ntabwo urakaraba. Wasigwa gute utarakaraba? Reka nkubwire ikintu gikomeye. Niba ushaka kuba umuntu wasizwe by'ukuri, ntukiruke inyuma y'amavuta, ntukiruke inyuma y'amavuta, ntukiruke inyuma y'izina rikomeye yo gushaka kugira izina rikomeye, ntukiruke inyuma y'ibitangaza, kuko Imana yaguhamagaye izakwemeza kandi izaguha ibyo ukeneye byose kugira ngo usohoze umurimo wayo. Dusuhuzanye, mbasuhuze abakunzi ba Nikobiri TV, mbasuhuze mwebwe mwiyemeje kubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Ahangaha nyine aho duhora tubwira abakunzi bacu n'abandi mu by'ukuri bazadukurikira ati umugisha w'umwami Imana nubane namwe, kandi ibyo Imana yifuza kubahereza kugira ngo mu by'ukuri mubyishimire. Uyu munsi rero tugiye kuganira ikiganiro cyacu cy'uno munsi nk'uko tubifuriza umugisha, kandi tukagumya kubabwira kuko roho nzima itura mu mubiri muzima nk'uko duhora tubyibukiranya umunsi ku wundi. Ikiganiro cy'uno munsi rero kiribandwa ku nkuru cyangwa se ku magambo akunze gukoreshwa n'abakozi b'Imana n'abantu b'Imana, ijambo cyangwa se rivugwa kenshi mu murimo w'Imana, ijambo ryitwa gusigwa. Turarebera hamwe mu by'ukuri ese gusigwa ni iki mu by'ukuri. Iyo umuntu bavuze ngo yarasizwe, wowe uhita wumva iki? Ese abantu babwirwa n'iki ko umuntu yasizwe, cyangwa se umuntu we abwirwa n'iki ko yasizwe amavuta? Gusigwa bishatse kuvuga iki? What does anointed really mean? Gusigwa, to anoint someone, gusigwa mu gifaransa bavuga ngo ni oin, bishatse kuvuga iki? Tugiye kureba rero hano muri iki kiganiro y'abantu bari kuvuga bati mu by'ukuri narasizwe, timucokoza amavuta yanjye. Mu kiganiro cy'uno munsi kino weekend ndagira ngo bagezeho dusoza iki cyumweru, turebe mbese ninde wasizwe. Wabwirwa n'iki ko umuntu yasizwe, cyangwa se uwiyitirira ko yasizwe, cyangwa se kandi atarasizwe. Hari n'abo twita ko basizwe kandi ari mu by'ukuri ari nko kazina k'akabyiniriro. Turifashisha rero ijambo ry'Imana mbere yuko dutangira iki kiganiro. Reka mbanze bifurize umugisha w'Imana. Uwiteka Nyiringabo, hereza umugisha bene data bose turabana muri iki kiganiro, buri wese mu mavuta yiwe abona ukuboko kwawe mu izina rya Yesu, amena. Ikiganiro twakise ngo gusigwa n'iki mu by'ukuri, wowe ubyumva ute? Turifashisha rero icyanditswe cyo mu ijambo ry'Imana mu gitabo cyo Kuva ibice 29 umurongo wa 7, haravuga ngo maze ufate amavuta yo gusiga uyasuke mu mutwe we umusige. Uyu wasigwaga rero ni Aroni, niwe wasigirwaga umurimo w'Imana. Tugiye kureba rero igisobanuro cyangwa se ubusesenguzi mu iyobokamana twifashishije iki cyandikwa cyangwa se ijambo ry'Imana. Gusigwa n'iki? Ninde wasizwe? Wabwirwa n'iki ko wasizwe? Tuhereye mu gitabo cyo Kuva
ubwo umugaragu w'Imana Aroni yasigwaga, ariko se gusigwa mu by'ukuri muri iki gihe bishatse kuvuga icyo umuntu avuze ngo ndi mu mavuta aba ashatse gusobanura iki? Ese ni amavuta bwoko ki aba arimo? Bavandimwe rero mu by'ukuri hari ijambo rikunze kuvugwa cyane muri iki gihe, ijambo ryitwa gusigwa. Hari abavuga bati uyu muntu yarasizwe, uyu mukozi w'Imana yarasizwe, uyu mupasiteri yarasizwe, uyu muririmbyi yarasizwe, ati ubu ndi munsi y'amavuta, ati ubu ngubu ni igihe ndi mu mavuta, ati ndi mu mavuta yanjye. Ariko ikibazo ni iki tushobora kwibaza hano muri iki kiganiro: ese gusigwa ni iki mu by'ukuri nk'uko Bibiliya ibivuga? Ese twakibaza, gusigwa ni amavuta asukwa mu mutwe gusa? Ese ni impano zikomeye? Ese ni ibitangaza? Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe icyo Imana ubwayo yashakaga igihe yabwiraga Mose ati fata amavuta uyasuke ku mutwe wa Aroni umusige. Iri ni ijambo ry'Imana gusigwa mu by'ukuri byatangiriye kuri Mose ubwo Imana yamubwiraga ati fata amavuta uyasuke ku mutwe wa Aroni umusige. Uyu munsi rero iryo jambo rivugwa inshuro nyinshi muri iki kiganiro cya weekend, ubwo twitegura twese mu by'ukuri nk'abakristo bemera icyumweru nk'umunsi mutagatifu, cyangwa se nk'umunsi duhuriraho kugira ngo tugirane ubusabane n'Imana, twumve icyo Imana idushakaho, cyangwa se duhugurane mu ijambo ry'Imana, turebere hamwe urugendo dufite rujya mu ijuru uko ruhagaze. Turarebera hamwe iri jambo Mose yabwiwe n'Imana riti fata amavuta uyasuke ku mutwe wa Aroni umusige. Mbese nawe waba warasizwe amavuta, cyangwa baba bakubwira kuko wasizwe? Bahana natwe rero muri iki kiganiro usobanukirwe imbaraga z'amavuta wasizwe, inkomoko z'amavuta yasizwe, igisobanuro cy'amavuta wasizwe, mu by'ukuri igisobanuro Bibiliya ihereza amavuta ni ikihe? Bahana natwe muri iki kiganiro urasobanukirwa byose. Muri iki kiganiro rero turareba ingingo nyamukuru, ni ingingo mu by'ukuri eshatu. Mbanze nzibabwire, ikiganiro ntabwo kiratinda cyane nk'uko dusanzwe tubikora, ariko turebera hamwe ingingo nyamukuru mu kiganiro. Ahangaha turaza kubona neza kuko tudatinze, kuko ingingo turaza kubonamo, turaza kureba gusigwa, turaza kubona tuganira ku gutoranywa n'Imana, turaza kureba gusigwa n'Umwuka Wera, turebe n'inshingano zo kwihitamo, cyangwa se inshingano umuntu zituma mu by'ukuri bivugwa kuko yasizwe. Bana natwe rero dusesengurire hamwe izi ngingo eshatu ziraza gukubirwa hafi mu zindi ngingo nto zirindwi. Ariko reka tubanze turebe mu by'ukuri ubundi y'umuntu bavuze ngo yarasizwe, wowe iyo bakubwiye ngo uyu yarasizwe uhita wumva iki? Muri iki kiganiro turaza kureba gusigwa mu by'ukuri nko gutoranywa n'Imana. Ubundi ikintu cya mbere umuntu yakumvita ko yakagombye kuba yiyumvisha iyo bamubwiye ko yasizwe, cyangwa se yamenyweho, yashyizweho ikimenyetso n'Imana, hagomba guhita kumva gutoranywa n'Imana. Mbere y'uko Aroni asigwa yabanje gutoranywa n'Imana, yabanje guhamagarwa n'Imana, yabanje kwemerwa n'Imana. Mbere y'uko umuntu asigwa, icyangombwa ni ukubanza gutoranywa, kwemerwa n'Imana. Mbere y'uko Aroni asigwa yabanje mu by'ukuri guhamagarwa n'Imana, abanza ahamagarwa n'Imana. Amavuta ntabwo yamugize umutambyi, ahubwo umuhamagaro wa Aroni niwo wamugize umutambyi. Ntabwo amavuta yonyine gusa, ariya mavuta Mose yafashe akayasuka kuri Aroni, ntabwo ayo mavuta ariyo yamugize umutambyi, ahubwo guhamagarwa n'Imana nibyo byamugize umutambyi, kuko yari yaramaze gutoranywa.
gusigwa kwa mbere ni ukubanza gutoranywa n'Imana. Amavuta ahangahe tuwe ko gusirwa mu ngingo intambwe ya mbere yo gusigwa, iyo umuntu avuga ko yasizwe nabanza arebe neza niba yarahamagawe n'Imana, nabanza agenzure neza yumve neza niba ari mu muhamagaro w'Imana, kuko arebe ko yatoranijwe n'Imana. Kuko mbere y'uko Imana itegeka Mose kujya gusuka Aroniho amavuta, yabanje kumutoranya. Aroni yabanje atoranywa mu bandi Bisirayeli nk'ugomba kuba umutambyi imbere y'Imana, nk'ugomba kujya kuvugira ubwoko bw'Imana imbere y'Imana. Amavuta rero yabaye ikimenyetso cyo kwemeza iby'Imana yari yamaze kumuhamagarira. Haleluya! Amavuta, abantu benshi birirwa babungana amavuta, bakajya hirya no hino kugura amavuta, bakajya muri Isirayeli bagakura amavuta hirya no hino. Ariko se ayo mavuta koko nicyo kimenyetso kigaragaza ko umuntu ari mu muhamagaro w'Imana? Oya, ikintu kigaragaza ko umuntu ari mu muhamagaro w'Imana mbere na mbere ni ukubanza gutorana. Ibi rero bishobora kuba bitwigisha ko Imana ibanza guhamagara umuntu, hakabona gukurikiraho umuhamagaro cyangwa se gukurikiraho ikimenyetso cyo kumwemeza, ari cyo cy'amavuta. Mwakiriya gihe cy'Abisirayeli, Imana ibanza guhamagara, igakurikiraho kwemeza umuhamagaro. Y'Imana yaguhamagaye, bene data reka mbabwire, twese twahamagawe mu murimo w'Imana, twese tugakora umurimo w'Imana. Hari abajya batekereza ko Imana ihamagaye umuntu mu murimo w'Imana aba bayinjije kuri byose, aba abaye umupfu kuri byose. Ahubwo y'Imana iguhamagaye mu murimo wayo, ibigutoranyije kugira ngo ubere maso umukumbi iguhaye kugira ngo uwujye imbere, uwugezeho ibyo Imana yifuza ko umukumbi uhabwa cyangwa se itorero ry'Imana rihabwa. Rero Imana ibanza kuguhamagara, igakurikiraho kwemeza uwo muhamagaro. Buriya Imana yaguhamagaye, ikintu cya mbere Imana ikora ubwacyo utanagiteguye. Twese twagiye twinjira muri uyu murimo w'Imana tutabanje kubisaba. Ntaho twigeze twandika amabaruwa ngo dusabe akazi ko gukora ivugabutumwa. Ni Imana yabanzaga kuduhamagara, ikaduhamagara muri uyu murimo wayo. Ikikurikiraho rero ni ukwemeza, ni ikimenyetso cyo kwemeza umuhamagaro. Umuhamagara wawe, mbega Imana imaze kuguhamagara ikurikirana umuhamagaro wawe, hasigaye wa muhamagaro ikawemeza. Abantu benshi rero bashaka amavuta, ariko mu by'ukuri ntabwo bashaka umuhamagaro. Abantu benshi bashaka amavuta mbere y'umuhamagaro. Ikibazo gihari gikomeye muri iyi minsi ya none, abantu benshi bavuga kuko bari mu mavuta batarahamagarwa, batari mu muhamagaro, bashaka kwemezwa batarahamagarwa. Kandi Imana ibanza kuguhamagara, noneho ikaza kwemeza umuhamagaro. Ariko abantu bo bashaka ko mu by'ukuri bemezwa, umuhamagaro wabo wemegwa kandi batarahamagarwa. Ni ukuvuga ngo abantu benshi bashaka amavuta ariko ntibashaka umuhamagaro. Kuko amavuta nk'ikimenyetso cyo kwemeza uwahamagawe, abantu bashaka icyo kimenyetso ariko ntabwo bashaka mu by'ukuri umuhamagaro. Abantu bashaka icyubahiro ariko ntibashaka inshingano. Ntabwo abantu bashaka icyubahiro ariko ntabwo bashaka inshingano zo kugera ikirenge mu cya Kristo, zo kugaburira abakene, zo gufasha abababaye, zo gusengera abarwayi. Ariko abantu bakeneye amavuta, abantu bakeneye icyubahiro, bakeneye kubahwa, ariko ntabwo bakeneye kugaragaza ibikorwa. Rero mu by'ukuri nk'uko iyi ngingo ya mbere tubonye neza, kuko ikintu cya mbere Imana ikorera umuntu ntabwo ni ugutoranywa. Imana ibanza ikagutoranya, yamara kugutoranya noneho ikaza kwemeza wa muhamagaro wawe. Rero gusigwa ntabwo ari amavuta gusa, bene data. Abantu bazi neza kuko ati munzanire ihembe ryanjye musukeho amavuta
abantu bagahita bumva kuko ayo mavuta gusa ahagije. Amavuta gusa gusigwa ntabwo ari amavuta gusa. Iyo umuntu bavuze ngo yarasizwe, turi kuganira ijambo rivuga ngo mu by'ukuri ahangaha muri iki kiganiro cyacu gusigwa ni iki mu by'ukuri mu bakozi b'Imana iyo tuvuga ijambo gusigwa ati uyu muntu yarasizwe ni iki. Rero ntabwo gusigwa ari amavuta gusa. Mu ngingo ya mbere tubonye neza ko amavuta ari ikimenyetso gishimangira ko umuntu mu by'ukuri ahagaze neza mu muhamagaro. Mbega amavuta ni ikimenyetso cyemeza umuhamagaro. Imana ibanza ikaguhamagara noneho ikaza kwemeza umuhamagaro wawe ikoresheje amavuta. Aha hari mu gihe cy'Abisirayeli. Rero gusigwa ntabwo ari amavuta gusa kuko murabizi amavuta mu gihe cy'Abisirayeli yakoreshwaga mu by'ukuri muri Isirayeli nk'ikimenyetso kigaragaza ko ntabwo amavuta ubwayo yari afite imbaraga, ahubwo cyari ikimenyetso kigaragaza ko uyu muntu yahamagawe kandi yemewe n'Imana. Rero imbaraga zahari mu Mana ntabwo imbaraga zari mu mavuta. Amavuta yerekanaga uwo umuntu wahamagawe, uwo umuntu wamaze guhamagara mu muhamagaro. Mbega amavuta yerekanaga ko uwo muntu yashyizwe ku ruhande rw'Imana, yegerejwe Imana. Amavuta cyari ikimenyetso mu bandi bari kureba umuntu ko uwo muntu yegerejwe Imana. Uyu munsi baradusengera, tugapfukama bakadusengera, cyangwa se tugahagarara abakuru b'itorero bakadusengera nk'ikimenyetso cyo guhamya umuhamagaro wacu w'Imana. Ahubwo ikibazo ni ukumenya ngo uyu muhamagaro w'Imana, igihe dupfukamye bakadusengera, igihe turi imbere y'itorero ry'Imana bakadusengera, aho tuba duhagaze neza mu muhamagaro w'Imana. Uyu munsi rero ntabwo itorero ntabwo rikivunika rijya gushaka amavuta, ahubwo uyu munsi umwuka wera niwe usiga abantu b'Imana. Haleluya. Uyu munsi ntabwo amavuta amwe yakoreshwaga mu gihe cya kera ntabwo yari agisukwa ku bantu, ahubwo ubu ngubu umwuka w'Imana, umwuka wera nicyo cyaba ikimenyetso kigaragaza ko umuntu yamaze gusigwa. Umwuka wera ubu niwe usiga abakozi b'Imana, niwe wemeza abakozi b'Imana. Umwuka wera nicyo cyabaye ikimenyetso cyo kwemeza umuhamagaro w'umuntu. Ubu ngubu ikintu kiwemeza mu by'ukuri cya bugufiya ni umwuka w'Imana. Ntabwo rero icupa ry'amavuta ritanga mu by'ukuri ubushobozi. Icupa ry'amavuta cyangwa se ririya hembe ryabaga ririmo amavuta ntabwo ari ryo ryatangaga ubushobozi, ahubwo Imana niyo itanga ubushobozi inyuriye mu mwuka wayo, ikoresha umwuka wayo. Amavuta cyabaga ari ikimenyetso, ariko uyu munsi Imana ishimwe kuko yasutse umwuka wera ku bantu bayo cyangwa se ku itorero ry'Imana. Ahasigaye umuntu wasizwe akaba arangwa n'imbuto z'umwuka wera. Izo mbuto murazizi mu Bagalatiya, wenda aha ndaza kujya ngenda mvugaho gake gake, ariko nzi neza ko tuziziranyeho mwebwe abo tubana hano kuri uru rubuga rwacu twimakaza ko roho nzima itura mu mubiri muzima. Niyo mpamvu umuntu ashobora gusigwa amavuta inshuro nyinshi ariko akabura imbuto z'umwuka. Muzi impamvu? Nuko wa muntu ashaka mu by'ukuri icyubahiro ariko adashaka mu by'ukuri inshingano. Umuntu akaba ashaka amavuta ariko akaba mu by'ukuri atashaka guhagarara mu muhamagaro. Hari abantu benshi bashaka amavuta, hari abantu benshi bari mu mavuta ariko mu by'ukuri badafite umuhamagaro. Impamvu abantu benshi mubona bafite amavuta barwanira gusigwa amavuta, inshuro nyinshi usanga ari uko batari mu muhamagaro. Umuhamagaro w'uyu munsi rero twabonye neza kuko nitureba mu Bagalatiya turaza kuhasanga mu by'ukuri imbuto z'umwuka zigaragaza ko umuntu ari mu mavuta. Gusigwa rero, iyo abantu bavuze ngo uyu muntu yarasizwe, reka tubanza turebe niba uyu muntu yarahawe inshingano kandi akaba azikora neza.
gusigwa turi kwibaza ngo gusigwa ni iki mu bakozi b'Imana, gusigwa ni iki mu murimo w'Imana. Mwebwe bakristo muri hirya no hino muri kumva ko muri iyi minsi ya none amadini avuka umunsi ku wundi, abasiga babaye benshi, abasuka amavuta mu gahanga babaye benshi, ba Mose babaye benshi, abishushanya babaye benshi, ariko mu by'ukuri gusigwa nyakuri n'Imana ni uguhagarara mu nshingano Imana iguhaye. Aroni ntabwo mu by'ukuri ntiyasizwe kugira ngo abantu bamushimire. Reka mbabwire, hano kuri ino si hari abantu bashaka kugira ngo babe muri uyu murimo w'Imana, bashaka kuba abakozi b'Imana, bashaka kuba abapasitoro, bashaka kuba ba reverandi, bashaka kuba ba bishopu, bashaka kuba ba musenyeri, bashaka kuba ba papa. Mujya mwumva ko ubu ngubu hari n'abarwanira ubupapa, bashaka kuba ba reprezentare gari, bashaka kuba abantu bakomeye hiri hejuru, ariko mu by'ukuri atari uko bashaka guhagarara neza mu nshingano z'Imana, ahubwo ari uko bishakira icyubahiro. Ariko Aroni ntabwo yasizwe kugira ngo abantu bamushimire cyangwa kugira ngo abantu bamwubahe, yasizwe kugira ngo akorere Imana. Ntabwo ukwiye gusigwa kugira ngo abantu bakubahe, ahubwo akagombye kuba usigwa kugira ngo ukorere Imana. Gusigwa rero ntabwo ari ukuzamurwa mu ntera nk'uko abantu babitekereza ngo abantu bakuramye, ntabwo ari uguhabwa icyubahiro kugira ngo abantu bagusenge, ahubwo ni ukwemera gutwara inshingano Imana iguhaye, ni ukwemera gutwara umutwaro Imana iguhaye, ni ukwemera kuba umugaragu w'abana b'Imana. Ntihandi Yesu yavuze ngo ushaka kuba mukuru niyemere abe muto mu bandi. Rero abantu benshi bashaka mu by'ukuri kwigarurira abantu, bashaka mu by'ukuri urubuga, bashaka kwigaragaza, kwishyira hejuru, ariko Imana ishaka abagaragu. Abantu benshi bashaka icyubahiro, bashaka gushyirwa hejuru, bashaka kugaragara nk'abakomeye, ariko Imana yo ntabwo ariko iguhamagaye ntigusigira kugira ngo wishyire hejuru cyangwa se wigaragaze, ahubwo Imana igusigira kugira ngo wemere ube abagaragu b'itorero ry'Imana. Kandi gusigwa ntabwo ari bya bindi bisaba ngo umuntu abe ari wa wundi wamujya nino. Gusigwa bisaba kwera imbuto z'abizeye. Mbere yo gusigwa, Aroni yabanje gukaraba, yabanje kwitunganya, yabanje koga. Mbere yo gusigwa, abantu bakagombye kubanza kureba niba batakiri mu matiku. Wowe uracyari mu ivanguramoko ukavuga ngo narasizwe, uracyari mu bicanyi ukavuga ngo narasizwe, uracyari mu ivanguraruhu ukavuga ngo narasizwe, uracyari mu bureba barebare n'abagufi ukavuga ngo narasizwe, uracyayobora itorero ry'ubwoko bumwe ukavuga ngo narasizwe, uracyari umuntu wanga andi moko ukavuga ngo narasizwe, uracyari wa muntu utashyingira ubundi bwoko mudahuje ukavuga ngo narasizwe, uracyari wa muntu unenga ayandi matorero ukavuga ngo warasizwe. Ntabwo urasirwa, ntabwo urakaraba. Wasigwa gute utarakaraba? Aroni mbere y'uko asigwa yabanje gukaraba muri uyu munsi wa none ni ukwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, ukabanza ibyaha byose n'ibindi byose, n'imico karande na za karande n'imigenzo n'ibindi byose bigutandukanya n'abantu, ukavuga ati mbishyize ku ruhande, mbaye umwana w'Imana, wigarurira abantu bose, ureba buri muntu wese mu ishusho y'Imana. Ariko uri cyagendera mu mico karande y'iwanyu ukavuga ngo narasizwe, uracyayobora ubwoko bw'iwanyu gusa ukavuga ngo narasizwe, uracyatinya gushyikirana n'abandi mu miryango itandukanye ukavuga ngo narasizwe. Wasizwe iki? Wasizwe ivangura, wasizwe amacakubiri, wasizwe urwango. Umuntu akaba yaragoswe n'urwango, yaragoswe no kurimira abandi h'uburimo, ariko akavuga ngo narasizwe. Ibyo nibyo waba warasizwe. Gusiga bisaba kubanza gukaraba, kubanza kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, akabanza akakweza, akabanza akagutunganya. Muri iyi minsi ya none ubona abantu benshi bavuga ngo barasizwe, ariko kwibaze uyu muntu uvuga ko yasizwe akaba ari wa wundi ugomba kuyobora itorero ry'ubwoko bumwe, akaba ari wa wundi urangwa n'ivanguramoko, ivanguraruhu, ivangurakarere, ari we wanga abantu, ari we wanga
abandi badahuje umuco. Uyu muntu yasigiwe hehe? Yasizwe hagendewe ku muco w'iwabo, cyangwa yasizwe nk'uko Aroni, Imana yavuze ati Aroni yarabanje arakaraba, abanza ariyeza, ibyamutandukanyaga n'Imana byose abanza abyibohoraho. Ubundi gukaraba ni ukwitandukanya n'ikintu icyo ari cyo cyose. Ubundi iyo umuntu akarabye ni ukwikuraho umwanda. Burya ikintu cyose gutuma ureba umuntu, nturebe umuntu nk'undi, nturebe umuntu nk'uko wireba, burya icyo kintu aba ari umwanda, uba ugomba kubanza kugikaraba. Bisaba kubanza kwera, ukabanza ugakaraba, ukabanza ukambara imyenda yera, ukabanza ukagaragaza imbuto. Abantu bakureba koko bakavuga bati uyu muntu koko yarahamagawe, ntagira ivangura, ntagira ubutiriganya, ntagira urwango, ntagira kubeshyira abantu, ntagira kuvuma abantu. Ni umuntu wabohotse, mbega ari mu Mana, yarabohotse. Ntagira utuntu n'utundi two kubeshyira abantu ngo Imana yanyeretse ibi, ugashaka guteranya abantu. Ugasanga amadini yo hanze aha ngaha yateranije abantu, yasenye ingo, yatumye umwana yangana na nyina, atuma umukwe yangana na sebukwe, atuma umukazana yangana na nyirabukwe. Amadini ari aha ngaha kandi abantu bakavuga ngo barasizwe. Wowe wasizwe ibyo gucamo abantu mo kabiri, gutera amacakubiri mu bantu, niko gusigwa. Iyo niyo myambaro yera wambaye. Gusigwa rero bisaba kubanza kwezwa. Imana ntiyatangiraga mu by'ukuri, ntabwo yatangiriraga ku mavuta, ahubwo yatangiriraga ku kwezwa. Abantu bagomba kubanza bakezwa, bene data. N'uyu munsi rero niko bimeze. Abantu bagomba impamvu mbona ibintu byadogereye, abantu baba bacyanduye, baba bakifite imicafu, bagifite imyanda, bakavuga ngo narasizwe, ngo ndi mu mavuta. Mwabonye umuntu wisiga atarakaraba? Mwebwe mwigeze mubona umuntu usigwa atarakaraba, akisiga amavuta asanzwe ku mubiri atarakaraba? None ay'Imana, uko gusigwa n'umwuka wera, uwo mwuka wera uzinjirira hehe ugifite ivangura muri wowe, ugifite kubeshyera abantu, ugifite urwango, ugifite guteranya abantu, ugifite guhimba ibinyoma, ugifite uri wa muntu mbega ukiri aho ngaho ukigambanira abantu, ukicisha abantu, ugishyigikira abicanyi. Hari n'abantu bashyigikira abicanyi bakavuga ngo bari mu mavuta. Abicanyi kabombo, ugasanga umuntu ashyigikiye abicanyi akavuga ngo ari mu mavuta. Ni gute waba ushyigikiye abicanyi cyangwa uri umwicanyi ukavuga ngo uri mu mavuta? Ni igihe cyose utarabona umuntu nk'ishusho y'Imana, nka mugenzi wawe uwo ari we wese, umugufi, umuremure, inzobe, igikara, umuzungu, umwirabura, igihe utarababona mu ishusho y'Imana, menya neza kuko burya ntabwo urambara umwambaro wo kwera, ntabwo urakaraba. Banza ukarabe. Igihe ukivangura abagore, ukavangura abana, ukavangura abagabo, ukavangura abakene, ukavangura abakire, ntabwo urakaraba. Imana ishaka abantu bejejwe. Ntabwo Imana mu by'ukuri ishaka abantu baharanira icyubahiro gusa. Imana ishaka abantu bafite umutima wera. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga iti mubabera kuko ndi uwera. Muri iyi minsi ya none rero, twebwe nk'abakristo, abakozi b'Imana hirya no hino ku isi batandukanye, mu by'ukuri Yesu niwe wasizwe kurusha bose. Mu isezerano rya kera tubona ko wabimburiye abandi gusigwa ari Aroni, ariko muri iri sezerano rishya dufite, aho Kristo yaje kuduhuriza hamwe twese tukaba abana b'Imana, nta Mugiriki, nta munyamahanga, nta Mwisirayeli, nta Muyuda, twese twabaye abana b'Imana bemeye kumwakira, akatubera umwami n'umukiza, akatubabarira ibyaha n'ibicumuro, akatugira abana b'Imana. Niwe wasizwe kurusha bose. Amavuta rero Aroni yasizwe yari ishusho, cyari igicucu, yari ishusho, cyari ikigereranyo Yesu ko azaza mu by'ukuri yuzuye umwuka wera, akawusuka ku itorero. Abantu babe bakijya guhiga amavuta, ahubwo ikimenyetso cy'uko umuntu yahamagawe kikaba ari cyo kuzura umwuka wera no kwera imbuto
zigaragaza ko umuntu ariho umwuka wera. Yesu rero niwe mutambyi mukuru, niwe mwami, niwe mucunguzi. Iyo twizeye Kristo natwe duhabwa umwuka wera. Iyo tumwizeye adusukaho ayo mavuta nta yandi ni umwuka wera. Iyo wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, ntabwo tuba dukeneye kuba dufite amavuta ku mutwe wa buri munsi ngo bajye badusukaho amavuta ya buri munsi, ahubwo dukeneye kubaho tuyobowe n'umwuka wera. Ibimenyetso by'umuntu usizwe n'Imana abantu benshi bibaza ko ni ibihe. Ni ibihe bimenyetso bishobora kugaragaza ko mu by'ukuri umuntu yasizwe n'Imana? Abantu benshi bibaza bati namenya nte ko umuntu yasizwe? Ni ikibazo abantu benshi bibaza, nawe ushobora kuba ukibaza, wamenya gute ko uyu muntu uguhagaze imbere yasizwe kandi ahagaze mu muhamagaro, kandi ko mu by'ukuri gusigwa kwiwe kwemewe n'Imana? Bibiliya rero itwereka imbuto, umunzani, ijisho tubareberamo, amadarubindi tubareberamo ni imbuto. Umuntu wasizwe, reka mbabwire bimwe mu bimenyetso bigaragaza umuntu wasizwe muzamureberaho. Ikimenyetso cya mbere ni ukwicisha bugufi. Kwicisha bugufi nta yindi nyungu ategereje. Ikimenyetso cya mbere ni ukwicisha bugufi, agakunda Imana, agakunda abantu, yubaha ijambo ry'Imana, yanga icyaha, akorera Imana nta buryarya, kandi yera imbuto z'umwuka wera nk'uko twagumye kubivuga. Rero gusakuza cyane, kuvuza induru cyane, mujya mwumva hari abantu bavuza induru cyane bakemera bagahindura n'amajwi, ntabwo aricyo kimenyetso cyo gusigwa. Ibitangaza byonyine si byo kimenyetso, ntabwo ari ibimenyetso bihagije, kuko n'abadayimoni bakora ibitangaza, na Satani akora ibitangaza. Gukora ibitangaza ntabwo bihagije, kuko n'abapfumu bakora ibitangaza. Imico ihinduwe n'Imana nicyo kimenyetso gikomeye. Narindi kuvuga imico itandukanye, ugasanga umuntu ayoboresheje itorero umuco w'iwabo, akumva neza kuko ngo ubwo ngari mu mavuto ya. Ahubwo umuco iyo umaze guhindurwa n'Imana, nicyo kimenyetso kigaragaza ko uri mu mavuta. Uyu munsi rero mwene data, we mukozi w'Imana, we wumva uri mu mavuta, dore icyo Imana iguhamagarira uyu munsi. Ntukirukire inyuma y'amavuta. Ntukiruke inyuma y'amavuta. Wikiruka ujya guhiga iy'amavuta ari. Hari n'abatanga ruswa muri iyi minsi ya none kugira ngo babasengere ku pasiteri, abandi bakemera bakajya kugura abaza kubasengera, ariko niba Imana yaraguhamagaye bazizana, bazaza kukubwira ati uriho ikimenyetso, emera twinjiza mu murimo w'Imana. Niba uri cyo uri wa muntu ugishakisha kujya gukora umurimo w'Imana, ukaba wumva ko hari n'ibyo watanga kugira ngo bakugire umuyobozi mu murimo w'Imana, ntabwo urahamagarwa. Tukiruka inyuma y'amavuta, tukiruka inyuma y'umwuka wera. Umwuka wera umaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, Yesu awuguhera ubuntu. Iruka ushaka Imana, ntiwiruka ushaka amavuta. Ntukiruka inyuma y'izina yo kugira izina rikomeye, ahubwo iruka ushaka kwera. Ntabwo ukwiye kwiruka inyuma yo gushaka izina rikomeye mu itorero, ahubwo iruka inyuma yo gushaka kwera. Ntukiruka inyuma y'ibitangaza, ahubwo iyoborwa n'umwuka wera. Abantu benshi bashaka kwiruka inyuma y'ibitangaza, bashaka kubwirwa ibitangaza, gukorerwa ibitangaza, oya da, ahubwo gerageza wera imbuto zikwiranye n'umuntu wuzuye umwuka wera. Iyo Imana rero iguhamagaye, cyangwa se iyo Mana yaguhamagaye, izaguha ibyo ukeneye byose kugira ngo usohoze umurimo wayo. Izemeza umuhamagaro wawe niba ari Imana yaguhamagaye. Gusigwa rero si amavuta gusa. Dusoza hano ndagira ngo musoze mbabwira ngo gusigwa ntabwo ari amavuta gusa, ni ugutoranywa n'Imana, ni uguhabwa umwuka wera, ni ukwera, ni uguhagarara mu nshingano, ni ugukorera Imana n'umutima wawe wose.
niba ushaka kuba rero umuntu mu by'ukuri wahamagawe cyangwa se wasizwe, niba ushaka kuba umuntu wasizwe by'ukuri, tutangirire ku mavuta, tutangirire ku mavuta, tutangirire, tangirira kuri Kristo, wemerere ko ahindura umutima wawe, kandi ureke umwuka wera akubere, akuyobore buri munsi. Niba ushaka kuba umuntu wasizwe by'ukuri, reka nkubwire ikintu gikomeye. Niba ushaka kuba umuntu wasizwe by'ukuri, tukiruka inyuma y'amavuta, tukiruka inyuma y'amavuta, tukiruka inyuma y'izina rikomeye, yo gushaka kugira izina rikomeye, tukiruka inyuma y'ibitangaza, kuko Imana yaguhamagaye izakwemeza kandi izaguha ibyo ukeneye byose kugira ngo usohoze umurimo wayo. Reka dusenge. Data wo mu ijuru, turagushimira kuko utwereka icyo gusigwa bivuze mu by'ukuri. Ntitwifuza gusa ibimenyetso byo hanze, ahubwo twifuza umutima ugukunda n'ubuzima buyoborwa n'umwuka wera. Duhamagare, uduhe imbaraga zo kugukorera mu budahemuka no mu kwezwa, mu izina rya Yesu Kristo umwana wawe, amen. Turashoje. Niba mu by'ukuri iki kiganiro kikugiriye umumaro, wagajya witiranya abavuga ko basizwe kandi batarasizwe, reka tugusabe kugira ngo ushyireho igitekerezo cyawe, ahasigaye tuzahereho dukora n'ikindi kiganiro ku bw'inyunganizi muzaduhereza muri kiganiro. Ndabakunda rero, mugire amahoro, tuzahorana mu murimo w'Imana igihe cyose Imana idushoboje.